tubahaye ikaze ku isengesho ribohora official igicaniro cy'ijambo ry'Imana no gusenga, aho nge nawe tumva ijambo ry'Imana tugafata umwanya wo gusenga. Uyu munsi tuje gusenga, ariko mbere ko dusenga uyu munsi turakorera mu mavuta n'imbaraga byo kwirukana no gusenya umwuka w'uburiganya ucishwa mu nzozi. Turabanza duhishure uburyo abarozi n'abadayimoni baca mu bitotsi bya nijoro bakariganya abana b'abantu imigisha yabo mu buryo bw'ibitotsi no mu buryo bw'inzozi. Hanyuma nitumara kubihishura no kubigaragaza, turatangira gusenga. Ikaze rero cyane wowe wakoze subscribe cyangwa se sabone. Imana igumugisha, karibu cyane. Katubanze dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nyamana ifite ubwenge buruta ubwabo mu isi, ukaba buruta ubwabo ikuzimu n'ubwabo mu ijuru bose. Ubwenge bwawe Mwami hano turabukeneye, turabwifuza. Ohereza ubwenge buvuye mu ijuru buhishura ibyahishwe mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, mu mbaraga z'umwuka wera, kuko nzi yuko watanze isezerano yuko uzaduha ubwenge butazigera butsindwa n'ab'isi. Ndatura kandi turasenga cyane kugira ngo twohereze mu bwenge butsinda abadayimoni, twohereze mu bwenge butsinda imyuka y'abarozi, twohereze mu bwenge butsinda abanzi bacu, twohereze mu bwenge buduha kumenya no guhishurirwa ibibaho byose mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, mu mbaraga z'umwuka wera. Twohereze mu bwenge busenya imigirire n'ibikorwa byose bya Satani mu izina rya Yesu Kristo. Twohereze mu bwenge, twungura ubwenge busenya uburiganya bwose umwanzi abashaka kudukorera, uburiganya bwo kuriganya imibiri yacu, amahoro yacu, ubwenge bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Inzira zacu z'umugisha twohereze mu bwenge, utumanuremo n'imbaraga bibasha gusenya uburiganya bwose bwa Satani katika jina la Yesu watsinda urupfu n'ikuzimu. Twohereze mu bwenge bubasha gutsinda uburiganya bwose bwa Satani mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Urakoze Mwami, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya. Buri wese uri hano ku isengesho ribohora, umwuka wera mumanukeho, imbaraga zo zimumanukeho. Fungura amatwi yacu yo mu buryo bw'umwuka, twumva uvugana natwe zina rya Yesu Kristo. Kora ku maso yacu yo mu buryo bw'umwuka, tubashe kubona aho turi kujya naho turi kugana zina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Twohereze mu Mwami imbaraga zimira izindi mbaraga, kugira ngo Data wa twese icyo waturemeye tubashe kugisohoza tukiri hano mu isi zina rya Yesu Kristo. Kandi imyaka yacu watugeneye idacikirijwemo kabiri mu izina rya Yesu Kristo. Ndetse Mwami muri ibyo byose tubashije kugera ku ntego z'icyo waturemeye katika jina la Yesu. Niyo mpamvu tugusabye ubwo bwenge, tugusabye imbaraga zimira izindi mbaraga, n'ubwenge buri hejuru y'ubwenge bwose. Dusabye ku bumenyi buhagije mu ijambo ryawe, buhagije mu by'umwuka katika jina la Yesu Kristo. Wohereza umucyo mwinshi mu mwanya nk'uyu nguyu mu izina rya Yesu Kristo, wo guhishura uburiganya Satani akoresha katika jina la Yesu Kristo, ariganya ubuzima bw'abantu mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Ndetse n'imbaraga zibasha guhagarika ubwo buriganya nazo zohereze kuri twe, uzimanure kuri umwe muri twe mu izina rya Yesu usumba amazina yose. Amen, amen. Habwa umugisha n'Imana wowe wamaze kuza rero ku isengesho ribohora official. Data twese akugirire neza. Na tangiye tubabwira ko tuje guhishura uburiganya
Satani akoresha ariganya imibereho y'abantu, ariko akabucisha mu bitotsi bya nijoro no mu nzozi za nijoro. Kandi ubu buriganya ntabwo Satani abasha gukora kubwe, aba afite abakoresha we ku giti cye nk'umwami w'ubwami bw'umwijima. Ni umwami w'ubwami bw'umwijima, afite abakoresha. Nyuma yaho turaza kubusenya duhagaze muri Yesu Kristo, kuko twahawe ubwo butware. Zirikana ko ijambo rivuga ngo murwanye Satani azabahunga, mwegera Imana izabegera. Turwanya Satani twirinda icyaha, turwanya Satani dushaka ubumenyi mu ijambo ry'Imana, dushaka guhishurirwa byinshi, tukarwanya Satani ndetse dusenga. Rero ijambo uburiganya riboneka muri Bibiliya inshuro zigera hafi 55. Uburiganya duhereye mu itangiriro ya 3:1, ijambo ritangira rivuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo muntu iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimpuzarya ku giti cyo muri iyi ngobyi? Urumva ukuntu yaje imwibarisha. Ni ukuri koko Imana yaravuze ngo ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Satani akubaza icyazi, ariko agambiriye kugira ngo akuyobye. Kenshi na kenshi ubwami bw'umwijima imbaraga zabwo ziherereye mu buriganya, imbaraga z'abadayimoni ziherereye mu buriganya. So umuntu akuriganya kuko aba yakurushije ubwenge, aba yakurushije iki? Ubwenge ariko bw'ikibi. Hari ibyo ubutazi, hari ibyo aba yagukinze. Tujye tubona abantu bakorerwa ubwesikoro, abantu bagahabwa nk'amabuye bakabatwara telefone, ariko babakoresheje iki? Ni uburiganya. So nuvuga ngo rero ubwami bw'umwijima buherereye mu buriganya, kugira ngo iyo udafungutse mu bwenge bwawe mu byo kumenya iby'umwuka, abadayimoni bashobora kukuriganya amahoro yawe, bashobora kukuriganya ibyiringiro byawe, bashobora kukuriganya kwizera kwawe, bashobora kukuriganya gukiranuka kwawe, bashobora kukuriganya impano z'umwuka wera, bashobora kukuriganya inyenyeri yawe ikajyanwa iyo Imana yakwihereye. Iyo udafite ubwenge mu by'umwuka, iyo ufite ubujiji mu by'umwuka, abadayimoni bashobora kukuriganya. Imbaraga z'abarozi zakuriganya iyo utarasobanukirwa imikorere yazo, ndetse utanazi ko zibaho. Hari abantu bazi ko abarozi batabaho, kandi ubwo ni nk'ako wakavuze ngo Satani ntawubaho. Kugira ngo Satani abeho bisaba kugira ngo bafite abamuhagarariye, aribo twita abakozi ba Satani, cyangwa se abarozi, abapfumu, abakonikoni n'andi masosiyete yose n'amashyirahamwe yose akorera mu kibi. Urugero Freemason, Illuminati, Rose Croix n'abandi ntarondagura benshi. So nukuvuga ngo rero Satani kugira ngo asoze imirimo yiwe mu isi ku mwana w'umuntu, bisaba kugira ngo agire abantu akoresha. Ibyo ucamo hari umuntu ubyihishe inyuma, hari umuntu wihishe inyuma y'ibibazo byawe, hari umuntu wo Satani akoresha muri ibyo bibazo urimo uracamo, nuko wowe utamuzi, ariko arahari. So ntibivuze rero yuko kuba ikintu utakizi ntibivuze ko kiba kidahari. Ntuzishuke ngo wibwire yuko ibintu utazi ngo wumve ko bidahari. No. So nuba mu mwuka hari umuntu Satani akoresha mu buzima bwawe akakuriganya iby'ingenzi byo mu mwuka. None rero wumvise ukuntu Satani yaje yibarisha uyu mugore. Aza yibarisha uyu mugore nkuko tubwiye yuko ngo yarushaga. Iyi nzoka iri kuvugwa hano si inzoka isanzwe. Iyo usomye mu Byahishuwe igice cya 12 uhita ubona ko atari inzoka isanzwe.
niyo usomye ibyashyuwe mu gice cya 20 uhita ubona inzoka iyo ariyo. Bibiliya avuga ngo nuko mbona marayika umanuka avuye mu ijuru afite umunyururu mu ntoki ze, afata cya kiyoka ari umwanzi na Satani arakiboha kijugunye kuzima arahacinga. Mu byashyuwe igice cya 20 ubwumva rero sasa iya nzoka irimo iravugwa n'icyo ngicyo nyine ni Satani nyine. So nuvuga ngo rero reka tuva aho ngaho, ndagira ngo nkwereke ko tugomba kugira gute, ugomba guhishurirwa no gusobanukirwa no kugira ubwenge mu by'umwuka urimo. Ndavugana n'umuntu usenga, ndavugana n'umuntu wemera Imana. Urasabwa kumenya Imana birushijeho, urasabwa kumenya iby'umwuka birushijeho cyane. Wibuka ko Imana ari umwuka. Ntabwo rero wayimenya utarasobanukirwa iby'umwuka kandi ubwayo nayo ari umwuka. Ntabwo Imana iboneka ntigaragara. Usabwa rero kumenya ibyo bitaboneka bitagaragara cyane mu izina rya Yesu. Sobanukirwa ko hari ibiremwa bitaboneka, ibiremwa bitagaragara biriho. Harimo n'icyo cyitwa Satani, ni ikiremwa kitaboneka ariko kibasha gukora imirimo yacyo, kigakoresha abana b'abantu kugira ngo abo mu isi bariganywe. Nibamara kuriganywa ibyari ibyabo basigare buzuye amaganya n'intimba n'agahinda n'imibabaro yo mu isi. Reka rero dusome iri jambo. Haravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashwe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Urabyumva neza ahangaha wumvise iby'iri jambo ukuntu rivuga. Abefeso 4:14 aho bavuga ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'imiraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize y'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Icyo umwanzi abagamije ni ukuyobya umuntu, kumuyobya muri destination yiwe, kumuyobya mu byo akora no mu byo abamo. Satani abashaka kugira ngo akuyobye akoresheje uburiganya butandukanye, bije kugira ngo akoresha uburiganya butandukanye akuyobye uhuzagurike muri byose. Ariko hano ijambo ry'Imana riratubwira ko utababana, ahubwo tugakura kugira ngo tudateraganwa hirya no hino n'imiyaga yose. Hano mu isi hari imiyaga myinshi, mu mwuka hajya habaho imiyaga myinshi ibishaka kugira ngo ihungabanye imitekerereze yawe, ibishaka kugira ngo ihungabanye kwizera kwawe, icanganyikishe kwizera kwawe. Noneho kimwe mu barozi bakora ni uguteza ino miyaga mu buryo bw'ibitotsi, abantu basinziriye bashyizweyo, bagacanganyikisha imitekerereze yabo, bakakuroga muri psychology, yani kisaikolojia, wakakuroga. Wanaweza kukuroga kisaikolojia, ushobora kurogwa mu buryo bwa psychologia ukangizwa. Hari abantu rero barogwa muri ubwo buryo, bakarogwa mu by'ubwenge. Mu isi ya kirozi waba ushyizweyo uryamye usinziriye, abarozi bashaka kugira ngo bavuruge cyangwa bazirike igice cy'ubwenge, ukisanga ugize ibitotsi byinshi, biza bigafata nk'umutwe, kumva biganje igice cyo hejuru. None cya gice cyo hejuru ukumva ubwenge bwawe busa nkaho budahari, ukazengurutswa imisozi n'udusozi mu nzozi zawe. No muri za nzozi zawe igihe wagaruwe muri wowe, wakwigenzura mu bwonko bwawe no mu mutwe wawe, ukumva umutwe uraremereye. So ubwo muntu nk'uwo rero cyaba yakorewe ni uburyo bwo baba baje kumutwara ubwenge no gucanganyikisha no kudahura cyangwa se kuvoma ubwenge bw'uwo muntu. So rero iyo ubyutse ubyuka amaze kuriganywa ubwenge. Iyo ubwo ni ibimenyetso natangiye kugaragaza, ibimenyetso bishobora kuba ku muntu watwawe, wariganyijwe ubwenge igihe mu bitotsi bye cyangwa se mu nzozi ze. Ushobora kuba utarota ariko mu bitotsi byawe bikakwereka ko bakwibye ubwenge. Bigenda gute rero? Nongere mbisubiremo, nuko uryama ukagira ibitotsi biremereye, ukumva umutwe wawe ubyutse uremereye cyane. Ntukurya ariko ukumva ubyutse uremereye.
rimwe na rimwe ukumva uranajegera. Iyo urimo urajegera rero byo ni ibindi nivuga ngo haba imyuka y'abadayimoni iba yamaze gukura mu bwenge, yo ikaza ikicara mu mutwe, ikicara mu nyama. Imyuka y'abadayimoni nakubwira ngo noneho muri iki ngiki mvuze nta nubwo bibana n'abadayimoni gusa, ahubwo n'imyuka y'abantu bashobora kuza bakicara muri uwo mutwe wawe bakawugabagabanamo igihe bamaze gutwara ubwenge burundu. Iyo tuvuga imyuka y'abantu tuba dushaka gusobanura iki? Umwuka w'umuntu iyo muvuga wenda n'ubwo wenda icyo nakagombye kuzagitegura kikaba ikigisho kwacyo, ariko reka mvugeho gato. Nivuga ngo umurozi ashobora gufata undi umwuka w'umuntu, ubugingo bw'umuntu, yamara kubufata mu buryo bw'umwuka akabutwara cyangwa akabwiba, yamara kubwiba akabukoresha akazajya bwicaza mu bandi bantu, cyangwa se akabukoresha abutereka mu ruvuga ngo wowe nyine akaba yakwiba, amara kugufata kukwiba mu mwuka akagukoresha akagenda agutereka mu bashaka gutoteza n'abashaka kubabaza. Sinzi niba ubyumva. Ibyo rero kenshi na kenshi bikorerwa abantu batazi Imana na gake, b'abapagani batizera, bari mu biganza bya Satani. Abo Satani arabakoresha abantu batizera cyane muri ubwo buryo. So ubwo rero igihe cyose uzumva umutwe umeze nk'uri kujegera, wagira gutyo kuwuzunguza ukumva urimo urajegera, ubundi ukumva uraremereye cyane, ni ukuvuga ngo wowe uba wariganyijwe. Umuriganya aba yakwatatse akakuriganya ubwenge muri wowe n'imikorere y'ubwenge bwo muri wowe yose yayiborotse. So icyo ukeneye rero ni kimwe, uri kunyumva utarakira umwami Yesu Kristo kugira ngo muriganya kusokemo, nuko ugomba kwakira Yesu Kristo, kuko izina rya Yesu Kristo ni kiboko ya mashetani, ni kiboko ya nguvu za kichawi. Nuvuga ngo nshatse kuvuga iki? Yesu Kristo rero niwe kiboko, niwe nkoni, nyankoni ifatika, kiboko gikubita Satani. Yesu Kristo niwe kiboko gikubita abarozi n'imikorere yose ya kirozi. Imikorere yose ya kirozi, imikorere yose ya satanike isenywa n'imikorere y'izina rya Yesu Kristo. Ntabwo imikorere iri satanike isenywa n'imbaraga z'imiti, ntabwo isenywa n'imbaraga z'imiti wakwisiga cyangwa wanywa wakoresha. Imikorere yose iri satanike ya kirozi na gikonikoni isenywa n'imikorere y'izina rya Yesu Kristo. Ubwo rero icyo ukeneye ni uko uba ugomba kwanza kwakira Yesu Kristo mu buzima bwawe, akakubera umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Hanyuma waba nabwo waramwakiriye, iyo wakiriye uwo mwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, iyo mikorere iri satanike ikagukorerwa. Icyo ukeneye kwanza, mbere yuko utarabimenya, ukeneye kwanza kubanza kumenya ngo ni iki kiri kujya imbere, ni iki kiri kumbaho mu isi y'umwuka, ni iki kiri kujya imbere ku buzima bwanjye, ku mutwe wanjye, ku mubiri wanjye. Ese ni iki kiri kujya imbere? Ese ni iki kiri kujya imbere muri ibi bitotsi? Kuki nsinzira gutya ibitotsi bimeze bityo? Kuki se izi nzozi ni iki kizihishe inyuma? Mbere yo kumbere ibyo wamara kubimenya, noneho ugatangira ugasenga, ukinjira mu isi y'umwuka, ugakoresha izina rya Yesu, ugasenga. Imisenyeri iratandukanye. Hari ugusenga kugamije gusenya ibikorwa byose by'umwanzi, cyangwa gusubiza inyuma ibitero byose wagabweho, kuko rimwe na rimwe icyo ni igitero wagabweho cyo kukwiba no kugusahura ubwenge. Rero uwamaze kwibwa aba agomba gukurikirana bamwibye, akagarura ibyo bamwibye cyangwa se ibyo bamuriganyije. Reka rero ngusomere hano Zaburi ya 83, Zaburi 83. Twari tusomye icyanditswe cyavuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe.
n'uburiganya bwa Satani. Aho ni 6:11 Abefeso murahamenyereye. Kwambara intwaro z'Imana kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ubwo iyo utabaye maso rero, Satani yagutsindisha uburiganya bwe, akakwiba umugisha yawe, akakwiba amagara yawe, akakwiba urugo rwawe, akakwiba amahirwe yawe, akakwiba akazi kawe, yakuriganya akakwiba ubutunzi bwawe, yakuriganya akakwiba abana bawe, agatwara ubwenge bw'abana bawe utabaye maso. Ashobora kukuriganya akagutwangiriza ingingo z'umubiri, ukabaho umubiri wawe uri mu bubata bw'ibyo yabubohesheje, yibye umubiri wawe amahoro, yibye umubiri wawe umutekano, akawubohesha indi myuka itandukanye. So rero ngarutse no ku mubiri w'umuntu, iyo abadayimoni abarozi bawinjiriye, hari uburyo abarozi binjira mu mubiri w'umuntu bakawuturamo. Zirikana ko umubiri w'umuntu ufite imyenge, ukozwe n'imyenge myinshi cyane. Iki kintu sinzi niba ucyumvise. Umubiri w'umuntu uriho imyenge myinshi cyane. Hari imyenge igaragara, ugutwi ni umwenge, amazuru ni umwenge, akanwa ni umwenge, ahaca imyanda haba imyenge. Noneho n'uruhu rw'umuntu rugira imyenge. So nukuvuga ngo kandi zirikana ko mu isi bisanzwe, mu isi bifatika, buriya nta mwenge cyangwa se umwobo utasangamwo agakoko kawutahamo. Niyo kaba ari udusimba dutoya, twadusimba duto tunzinya. Ariko icyo nzi cy'ugenzuye wasanga buri mwobo ujyamo agakoko cyangwa udusimba tutahamo, kandi ufite impamvu uwo mwobo waracukuwe. Ku muri umuntu rero hari imyenge Imana yashyizeho cyangwa se utwobo yagishyiraho, igamije ngo tumwe tujye dusohora imyanda, utundi twinjiza umwuka mwiza, dusohora umwuka mubi, tundi twinjiza ibyiza, tundi dusohora ibibi. So nukuvuga ngo rero iyo myenge iri ku mubiri wawe, imyuka mibi ishobora kuyicamo ikinjira, abadayimoni bakinjira. Abarozi bashobora gukoresha uburiganya bwabo bagatega imitego yabo mu isi ya kirozi, utamenya ko watezwe imitego mu buryo bunyuranye, bikaba byacishwa no mu nzozi. Ukabyuka abadayimoni ukabyuka bakwinjiyemo, ugasanga binjiye bagufatiranya mu bitotsi, ugasanga binjiye mu buriganya bwabo. Karoti uri kurya ukamenya ngo ni ukurya gusanzwe, ariko kwa kurya kwawe kwinjije abadayimoni mu mubiri wawe, kwa gusambana kwawe kwinjije abadayimoni mu mubiri wawe, kwinjije imyuka mibi mu mubiri wawe. Ikiryo cyose uba wariye mu buzima bwawe ushyizweyo mu bitotsi bya nijoro, wowe ukabibona mu nzozi zawe, ujye umenya ngo ibyo biryo bifite icyo byinjije mu mubiri wawe. Ntabwo byagarukiye mu bugingo gusa, byatangiriye mu mwuka, bihereza ubugingo, ubugingo buhereza umubiri. Umubiri rero ni ukuvuga ngo ikiba gikenewe ni umuntu uba ugomba gusengera umwuka we n'ubugingo bwe, akabitandukanya n'inzozi yabayemo ziba ari ibyo kurya cyangwa gusambana. Waraye usambana, ubugingo bwa n'umwuka ukabitandukanya n'ubwo busambanyi wasambanyemo, cyangwa ubugingo n'umwuka wawe ukabitandukanya n'ibyo biryo wariye, ndetse n'umubiri wawe ukawutandukanya n'ibyo wariye. Sinzi niba unyumvise. Narababwiye ejo bundi, naravuze ni ikindi gicaniro wigiraho ubwenge, uboneraho ubwenge bw'Imana, wigiraho no gusenga, kandi ubasha kubohokeraho. Ni igicaniro Imana yazanye kugira ngo badafite ubwenge mu by'umwuka, bamwe mu bakristo bari mu mwijima kandi ari abakristo, kugira ngo mukurwe mu mwijima. Yes, Imana iguha umugisha rero, Imana ikugeneza unyumva. Dukomeje rero, reka twisomere Zaburi ya 83. Dukomeje tukigira imbere gato. Zaburi ya 83 handitse ngo, navuga byinshi ariko bimwe na bimwe hari byo tutavuga hano, tubwira nk'umuntu nyine ku giti cye, nk'igihe byabaye ngombwa ko duhura n'umuntu kugira ngo tumufashe, tumusengere, kugira ngo tumubohoze, kuko nta mwanya hano tuba dufite wo gusobanura ibintu byinshi, umwanya bari mutoya. Ariko reka dukomeze hano muri Zaburi ya 83. Zaburi ya 83.
Zaburi ya 83 duhereye ku murongo waho wa kabiri. Zaburi ya 83 ku murongo waho wa kabiri tugakomeza tukageza ku murongo wa 5. Hatangira avuga ngo kuko abanzi bawe bagira imidugararo, abakwanga babyukije umutwe, bagambirira imigambi y'uburiganya ngo bagirire nabi ubwoko bwawe, bagire inama abo urindira mu rwihisho. Baravuze bati nimuze tubarimbure batabishanga, kugira ngo izina ry'Abisiraheli ritubukwa ukundi, kuko bahuje umutima wo kujya inama, ni wowe basezeraniye. Urumva iri jambo urarisobanukiwe ngo kuko abanzi bawe bagira imidugararo, abakwanga babyukije umutwe. Uyu ni Dawidi atangira avuga ngo Mana ntuceceke, Mana ntuhore, ntiwirengagize. Dawidi hano arimo arasenga yinginga Imana ngo ntiteceke kandi ntiyirengagize. Hano akagikomeza avuga ngo kuko abanzi bawe bagira imidugararo, abakwanga babyukije umutwe. Abanga Imana babyukije umutwe, abakwanga nawe ubwawe babyukije umutwe. Noneho babyukirije umutwe kugira gute rero? Ngo bagambirira imigambi y'uburiganya. Muri icyo gice cya Satani nta kindi kiba gihari. Imigambi yabo yose niyo kuriganya abatuye isi, niyo kuriganya umwana w'umuntu, niyo kuriganya umwana w'umuntu hava akamugera, kuba yariganywa ubugingo bwe, kuba yariganywa kubaho kwe, kubaho yariganywa ubuzima bwe bwa none hano mu isi. Data wa twese akurinda uburiganya bwose Satana akugirira cyangwa yagukoreye, cyangwa se niba bwaramaze no gukorwa. Ndatura ngo umuriro w'Imana uvuye mu ijuru utagaragara. Iyo tuvuga umuriro w'Imana, zirikana ko igihe abigishwa buzuraga umwuka wera, habonetse ibirimi by'umuriro ku buzima bwabo. Rero hari umuriro umanuka mu buryo bw'umwuka utagaragara. Uyu muriro ari wo w'Imana wumva nkunze kwatura, ukamanuka ugakongora, ugatwika ikintu cyose kitavuga Imana, ikintu cyose kirwanya ubuzima bwawe. Ndatura ngo umuriro rero w'Imana umanuke utwike ku buzima bwawe, buri buriganya bwose wariganyijwe cyangwa se wakoreweho, mu izina rya Yesu Kristo. Uburiganya bwose ukorerwa bucishijwe mu nzozi, ubucishwa mu bitotsi byawe, ndatura ngo umuriro w'Imana umanuke utwike buri buriganya bwose buri ku buzima bwawe. Imbaraga z'umwami Yesu, imbaraga z'umwuka wera, imbaraga z'amaraso Yesu Kristo byururukire icyarimwe kukubohora mu izina rya Yesu Kristo, gutwika ubwo buriganya buri mu ruhande rwawe rw'uburyo. Ibimenyetso byo kuriganya urabyumva mu ruhande rwawe rw'uburyo, urabyumva mu ruhande rwawe rw'imoso, urabyumva mu mubiri wawe. Ndatura ngo umuriro w'Imana utwike iyo myuka iba yinjiye mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo. Iyo myuka yinjira mu mubiri wawe ikagufatirana washyizweyo, abarozi bakagufatirana usinziriye, bana b'umwijima bagufatirana ushyizweyo, wajyanywe mu bitotsi, ubugingo bwawe bukajyanwa ikuzimu, ubugingo bwawe bukajyanwa mu marimbi, ubugingo bwawe bukajyanwa mu mashyamba, ubugingo bwawe bakabujyana mu misozi. Umuntu ubugingo bwe barara bagendesha imisozi n'udusozi, kugira ngo uyu muntu adindizwa kererezwe kugera ku isezerano ry'Imana. Ubwo bugingo muvanye mu ngendo z'abazimu mu izina rya Yesu Kristo, ubugingo butandukanye n'ingendo z'abarozi mu izina rya Yesu Kristo, n'umuzenguruko w'abarozi mu izina rya Yesu Kristo. Ubu bugingo butandukanyije n'imigozi yose ibuboshye mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwana w'umuntu abarozi barara bagendesha ijoro ryose, uwo bagurukisha mu isanzure, uwo barara bakoresha, ndatura ngo hamanuka umuriro w'Imana utwika iyi myuka
myuka y'abarozi igose ubuzima bw'uyu muntu, igose imibereho y'umuntu. Iyi myuka yinjiriye kuriganya amahoro y'umuntu, yinjiriye kuriganya ubwenge bw'uyu muntu, yinjiriye kuriganya impano z'uyu muntu, yinjiriye kuriganya umutekano w'uyu muntu, yinjiriye kuriganya amahirwe y'uyu muntu. Ndayikwitisha umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo ndatura ngo amaraso Yesu Kristo amanuke kano kanya ku buzima bwawe, amanuke kano kanya ku mibereho yawe. Amaraso Yesu Kristo avuga ibyiza kuruta amaraso y'ababyeyi bawe. Amaraso Yesu Kristo avuga ibyiza kuruta amaraso y'abakiranutsi bose bapfuye kuva isi yaremwa kugeza uyu munsi. Amaraso Yesu Kristo avuga ibyiza kuruta amaraso y'abakurambere b'iwanyu. Katika jina amaraso Yesu Kristo avuga ibyiza kuruta amaraso y'ibitambo by'ihene. Amaraso Yesu Kristo avuga ibyiza kuruta amaraso y'ibitambo by'intama n'inka. Amaraso Yesu Kristo avuga ibyiza kuruta amaraso y'amatungo. Ndayakwaturaho kugira ngo aya maraso akumanukeho, aya maraso akururukeho, akubohore mu izina rya Yesu Kristo. Ndayaturaho kugira ngo nanjye anyanyagizweyo umubiri wose n'ubuzima bwose n'ubugingo bwanjye bwose nibiye mw'iriba ry'amaraso Yesu Kristo mu buryo bw'umwuka. Mu izina rya Yesu Kristo nyakoresheje nihumanura, nikuraho uburiganya bwose mwanzi aba yashatse konsentingaho. Mu izina rya Yesu Kristo ndagukuraho uburiganya bwose umwanzi yashatse kugusentingaho. Mu izina rya Yesu Kristo wakira imbaraga z'umwami Yesu zidasanzwe, imbaraga zibonerwa mu maraso Yesu Kristo, imbaraga zibohora ziciye mu maraso Yesu Kristo. Kuyizera wese ndatura ngo yakirizwemo kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Acira kubohoka, ubohoke muri aya maraso Yesu Kristo niba uyizera. Acira kubohoka, ubohoke muri iri zina rya Yesu Kristo riri hejuru riri hejuru ya za Nyabingi. Izina rya Yesu Kristo riri hejuru y'ibitega. Izina rya Yesu Kristo riri hejuru y'amahembe, riri hejuru y'imyuka ikorera mu nkuba, riri hejuru y'imyuka y'inzoka, riri hejuru y'imyuka y'amazina yose yaciriweho iteka yavumwe. Ndatura ngo bohokera muri Yesu Kristo, utandukane n'imivumo y'abantu mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Amen, amen, amen. Yesu akugirire neza. Ntabwo ndasoza nuko nari mfashwe n'umwuka wo kugira ngo twinjire mu mwuka tubanze tubohoke. Ndizera ntashidikanya kubohotse, nawe ntushidikanye kubohotse. Dukomeje imbere ho gato rero, dukomeje imbere ho gato ngarutse ku cyo navugaga. Twavuze ko umubiri w'umuntu ugira imyenge myinshi. Noneho sasa ushobora kuryama ugasinzira, dayimoni zikinjirira mu mazuru yawe, myuka mibi ikinjira mu mazuru yawe. Satani afite uburiganya bwinshi bwo kuriganya. Arabizi yuko ngo Imana yafashe umuntu imaze kumubumba ari igisitati kiri aho ngaho, ngo izana umwuka w'ubugingo iwuhumekera mu mazuru. Satani ashobora kuguhumekera mu mazuru umwuka runaka, ukaza ukinjiramo neza neza ukangiza ubuzima bwawe. Ndagutandukana n'umwuka warinjiye mu buzima bwawe uciye mu mazuru yawe mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka mubi ushobora kwinjira mu matwi yawe, rimwe na rimwe ukazajya wumva ibintu bimeze nk'ibinyugunyugu birimo birakina mu matwi yawe, ukagira ngo n'ubundi burwayi runaka, kandi ari abadayimoni binjiye mu matwi. Icyo gihe uba waribwe ubushobozi bwo kumva ko kumva mu mwuka. Hari abantu bumva mu buryo bw'umubiri ariko mu mwuka ntibumve. Uwo muntu rero afite inyenyeri yo kuba yakumva, akumva ariko cyane no mu mwuka. Icyo bagukora rero, ayo matwi yo abarozi babonye uyafite baraza bakayakwiba kugira ngo ajye bafasha kumva mu isi yabo. So hari abantu baba bafite kureba kure, amaso ari umuntu ufite ubushobozi bwo kureba kure. Ubwo bushobozi bwo kureba kure iyo babona iyo nyenyeri ifite baraza bakakwiba ayo maso. Rimwe na rimwe ukazajya uhora uyakinagira, uyakuba cyane, ugira gute akakurya ukagira ngo ni n'uburwayi busanzwe. Yego bishobora kukubaho ari uburwayi busanzwe, ariko kimwe nuko bishobora kukubaho atari uburwayi busanzwe, ari imyuka y'abadayimoni yaje kwiba amaso yawe. Dukomeje rero muri iyo myenge rero y'uruhu, ushobora kuryama ugasinzira cyane cyane bitewe n'urwo ruhu rwawe. Buriya abantu bakunda kuryamana cyane, kwisigana impuzu, kisigana imibiri ikegerana, bitewe n'uwo waryamanye nawe mu buriri bumwe. Ashobora bitewe n'imbaraga zimudomina zimurimo, za mbaraga zimurimo zimudomina zishobora kwimukira muri wowe igihe habayeho kwisigana kw'imibiri
icyo warukizi, icyo warugisobanukiwe. Rero ni ukuvuga ngo rero ibyo ni ngombwa ko ugomba kugira ingamba z'ubwirinzi, ugashyiraho ubwirinzi ku buzima bwawe. Tubona ibihugu byagiye byubaka ubwirinzi bw'ikirere, ubwirinzi bwo ku butaka, ubwirinzi bwo mu mazi, gutyo kugira ngo ibyo bihugu bigire umutekano. Nawe ugomba kubaka ubwirinzi bw'ubuzima bwawe kugira ngo ubashe kugira umutekano, waho imyuka mibi y'abadayimoni itabasha kukuvogera. Ariko ushaka ubwirinzi bwa mbere ni ukwinjiza Yesu Kristo mu buzima bwawe, ukaba mu buzima bwo gukiranuka no kubaha Imana, bwo gusenga no kuba mu ijambo ry'Imana. Icyo gihe usanga ufite ubwirinzi bukomeye iyo uba mu ijambo ry'Imana, iyo uba mu buzima busenga, iyo uba mu buzima buhora bushakisha kumenya ukuri no guhishurirwa ukuri. Ntuzagera ahantu wumve ko wageze aho wamenye. Oya, isi y'umwuka ni ngari nini. Turacyakomeje tumenya iki uyu munsi, ejo tukamenya iki, ejo tukamenya iki, iraturuta. So rero uyu ni Dawidi wasengaga ngo kuko abanzi bawe bagira imidugarara, bakwanga babyukije umutwe, bagambirira imigambi y'uburiganya. Urumva bakwanga nta kindi bagambirira. Mu mitima y'abadayimoni, mu mitima y'abarozi, baba bapanga bati uyu muntu twamuriganya gute, uyu muntu twamugirira nabi gute. Ngo bagambirira imigambi y'uburiganya, ngo bagirire nabi ubwoko bwawe, bagire inama aburindira mu rwihisho. Urumva bo Satani ahiga ni babandi barindirwa mu rwihisho. Aba barozi bahiga ni babandi barindirwa mu rwihisho, ni babandi Imana irinda, ni babantu baba mu rwihisho, mu bwisho bw'isumba byose. Ngo abo ngabo baba mu bwisho bw'isumba byose, abanzi babo babahorane imigambi y'uburiganya, ngo babagirire nabi kugira ngo badahinduka ubwoko. Satani ntabwo ashaka kuhinduka umuntu ukomeye. Abarozi ntibashaka kuhinduka umuntu ukomeye, ntabwo bashaka kugira umuryango ukomeye. Ngo baravuze bati ngo nimuze tubarimbure batabishyanga. Satani yaravuze ngo na akurimbure kugira ngo utabishyanga, utagira umuryango ukaze, utagira kampani kaze, utagira business ikomeye, utagira urugo rwiza, utagira urubyaro rwiza. Nuko nguko ngo niko bavugaga, ngo bagambiriye mu mitima y'uburiganya bwabo ngo bagirire nabi ubwoko. Ibikugirira nabi ku buzima bwawe, bigirire nabi umubiri wawe, bigirire nabi imirimo y'amaboko yawe ukora, abagirira nabi urugo rwawe, urubyaro rwawe, abagirira nabi amashuri yawe, imyigire yawe, bagashaka kukwangiriza kwiga, abakugirira nabi, abagirira nabi ubworozi bwawe, abagirira nabi ubucuruzi bwawe, ubuhinzi bwawe, ubuyobozi bwawe, abagirira nabi umurimo wawe ukora. Ndatura kano kanya kugira ngo imbaraga zivuye mu ijuru zibatatanyirize icyarimwe mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Abagirira nabi imisengere yawe no kwimyemerere yawe, bashaka kuvuruga kwizera Imana yagushyizemo, abashaka kugirira nabi impano zikurimo, bashaka kugirira nabi umubiri wawe, bashaka kugirira nabi ahazaza hawe, bagashaka kwica. Abavuze ngo nimuze tubarimbure batabishyanga kugira ngo izina ry'Abisirayeli ritibuka ukundi. Hari abantu batifuza ko izina ryawe ryakwibukwa ukundi. Abantu barara bacuragura, barara baza bakarara bakatwara ubuzima bwawe, ntumenye ko babutwaye. Washyirwayo usinziriye, babandi bavuga ngo nimuze tujye kubagirira nabi, barasinziriye, bakaza mu bitotsi byawe bya nijoro, bakagusambanisha, bakagusambanya, myuka igusambanya mu nzozi, ibikwibye ibintu byinshi, ibigukoreye uburiganya bwinshi, kandi gukonekita mu myako no mu mikoshi n'ibindi bintu bitandukanye. Imyuka ikugaburira mu nzozi, ibikuriganyije ibintu byinshi, ibikwibye byinshi. Rero iyo iziba yagambiriye kugira ngo udahinduka ubwoko, utaba umuntu ukomeye, udahinduka ishyanga, ibishaka kugira ngo utibukwa. Wumvise iby'iri jambo ngo baravuze ngo nimuze tubarimbure batabishyanga kugira ngo izina ry'Abisirayeli ritubike ukundi. Baravuze ngo reka tugende turimbure uno musore, turimbure uno mugabo, turimbure uno mukobwa, turimbure uno mukecuru, kugira ngo izina rye ritibukwa, rikamenyekana mu muryango, rikamenyekana mu gace yavukiyemo, rikamenyekana ahatuye, rikamenyekana mu kazi
no mu mirimo yiwe ya buri munsi. Ariko uyu munsi ndagusengera kugira ngo uburiganya bukorerwe izina ryawe. Umva ukuntu hano bavugaga ngo kugira ngo, barabuze bati ngo nimuze tubarimbure batabishyanga kugira ngo izina, kumbe ni izina ubwaryo bashobora kubona ribasha gukomera rikatakwa kugira ngo rya zina ritazakomera, rikatakwa kugira ngo rya zina ritazabishanga, rya zina ritazamenyekana. Ndagusengera nisengera mu izina rya Yesu Kristo, izina ryawe uburiganya rikorerwa, ubwo buriganya busenyuke muri iyi saha mu izina rya Yesu Kristo. Izina ryawe uburiganya rikorerwa mu bitotsi bya nijoro, mu burozi butandukanye, mu igenamigambi y'abadayimoni n'abarozi, ibyo bagambirira ku izina ryawe, ibyo bakorera izina ryawe, byose nibyo nanjye bankorera bagamije kuriganya izina ryanjye guhinduka umugisha mu isi, izina ryawe guhinduka umugisha mu isi. Ubwo buriganya bwose n'imigambi yabo yose iri hejuru y'ubuzima bwawe, iri hejuru y'izina ryawe, ndayisenya iyo migambi. Ubwo buriganya bwabo bwose bwakorewe izina ryawe ndabusenya mu izina rya Yesu Kristo. Ndabukubita hasi mu mbaraga z'umwuka wera. Ndazamura ibendera y'Uwiteka ku mazina yawe, ku bugingo bwawe, ku mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndazamura ibendera y'Uwiteka Imana, Jehova, Jehova Adonai, Jehova Elohim, Jehova Elishadai, Jehova Nisi. Nzamuye izina ry'Uwiteka Imana Jehova Nisi. Nzamuye ibendera ry'Uwiteka Imana Jehova Nisi. Ibendera ry'Uwiteka rizamurwe ku mazina yawe mu izina rya Yesu, rizamurwe ku mazina yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka nanone ubugira katatu mu izina rya Yesu Kristo Imana, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana ihoraho. Tuzamuye ibendera ry'Uwiteka Imana Jehova Nisi ku buzima bwawe n'ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Nzamuye ibendera ry'Uwiteka Imana Jehova Nisi ku izina ryawe no ku izina ryanjye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke n'ubwanjye buhinduke. Intsinzi y'ibihe byose idashidikanywaho nyatuye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Intsinzi idashidikanywaho y'ibihe byose nyatuye ku buzima bwanjye iteka n'iteka mu izina rya Yesu Kristo. Buri buriganya bwose bwacishijwe mu bitotsi, bwacishijwe mu nzozi zawe mu izina rya Yesu Kristo, bukozwe n'abana b'umwijima bwose, ndatura ngo umuriro w'Imana ubutwikire icyarimwe. Marayika wegeranye ubwo buriganya bwegeranye bwose abutwikire icyarimwe. Usobejwe icyo wariganyijwe mu izina rya Yesu Kristo, sobezwe icyo wariganyijwe. Rudishiwa haki yako right now kwa damu ya Yesu Kristo. Rudishiwa haki yako right now katika jina la Yesu aliyeshinda mauti na kuzimu. Pokea ushindi wa kudumu, achira ubutsinzi buhoraho iteka ryose mu izina ry'Uwambwe gapfa kazuka. Amen, amen, amen. Habwa umugisha n'Imana, girirwa neza n'Imana. Uwari utarakora subscribe ukaba ufashijwe, nta kindi gikenewe uyikore. Kandi n'inkunga ibifatika yawe umwuka wera gukomanze kudutera inkunga no kudushyigikira. N'ubwami bw'Imana ubuteye inkunga, n'ubwami bw'Imana ubibyemo imbuto nziza. Dukeneye kugura kamera, nimero yacu wayibona mu biganiro, ukadutera inkunga ugahabwa umugisha n'Imana ukikorera, kuko gukorera Imana ni ukwikorera. Gutangira Imana ni wowe uba wikoreye. Habwa umugisha n'Imana, hezagirwa n'Imana. Shalom, shalom.